Alright, reka mise ngwikaze nizere kumeze neza cyane. Uyu munsi kuba tuganira rero kuri saga ziri kugenda zivugwa hano mu myidagaduro. Uwo bita Yago Nyarwaya cyangwa Yago TV show. Still now akaba yamaze kwandikira ibaruwa nyakubahwa perezida Paul Kagame. Unyemerera aya makuru nze kuyakugezaho mu buryo wenda mutari mumenye, ariko ndaza kugenda mbereka byinshi biri kugenda ndetse byafashe indi ntera muri entertainment. Bimeze bite? Byifashe bite rero cyane? Ese Yago niki cyamuteye gufata umwanzuro hanyuma akaza kwandikira nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame? Amwandikiro yavugaga iki? Niki yamusabaga? Ese uyu mugabo umenyereye mu biganiro by'imyidagaduro agahinda cyangwa se impamvu nyamukuru yaba yatumye uyu Yago n'ubundi yandikira nyakubahwa Paul Kagame ni iyihe? Byose ngiye kubigarukaho mu kiganiro naguteguriye, nkabanza nkubwire imva n'imvano biri kuvugwa cyane cyane mu myidagaduro. Ndabanza mere ku gitaramo cya The Ben, mubwire ko The Ben muri arena ni navuga yuko The Ben yongeye kongera ndetse ashyiramo izindi mbaraga, ariko iyi baruwa Yago yanditse ifite aho ihure n'igitaramo cya The Ben, ifite ikivuze nanone kuri ku busabe ndetse n'ibaruwa ndende umugabo Yago yandikiye Paul Kagame. Urabizi ko abahanzi bari kuririmba mu gitaramo cya The Ben, bari mu ba Ken Solo, harimo n'abandi bavandimwe batandukanye, ariko uwo bita Ken Solo ntago yigeze mu by'ukuri aririmbamo kubera imitegurire na organisation yose y'igitaramo nk'uko bigenda bivugwa. Nk'ubyishe inyuma Bayingana David ibi ngibi rwose nabyo biraza kuba bifata indi ntera. Urugero nuko Ken Solo yagomba kujya kuri stage ya The Ben, n'ubundi ku gitaramo cyari cya The Ben, ariko akaza kugira mugaragiye nk'abahanzi nyarwanda kandi bakunzwe benshi cyane. Ubutumwa bwo ni bwinshi. Unyemerere mbanze ngaruke kuri iyo baruwa ya Yago yandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, maze wumve se yavugaga iki. Ibi byose yabitewe n'agahinda k'ibyakorewe umuhanzi Ken Solo. Ken Solo nawe mu gahinda kenshi yagize byinshi avuga, yavuze byinshi, avuga byinshi ku gahinda n'ibyo yakorewe kugira ngo ntaririmbe, kugira ngo ntagaragare, kandi yaraje kujya ku amafishe bari kwamaza igitaramo cya The Ben. Benshi bakavuga bati se ibi ngibi ntago byaba bivuze yuko bamamazaga igitaramo kandi umuhanzi batamushaka? Kubera iki uyu muhanzi uyu munsi wa none afatwa mu buryo butari bwiza, asuzugurwa, kandi mu by'ukuri bitakwiye kugera kuri iyi ntera? Abanyamahanga baraza bagafatwa neza, ndetse mwarabibonye kubera icyo abanyarwanda abanyarwanda bitegura ibitaramo bakima agaciro. Ibi byaturutse kuri Ken Solo wagomba kuririmba kwa The Ben, ariko ntibyaza kumukundira. Hanyuma abahanzi ubona ko bafite ubumwe. Umuntu bitsa Juno nawe yabanjije arandika mbere yuko njya ku ibaruwa Yago yandikiye Paul Kagame, ati muvandimwe Ken Solo, ati bagiye kukugira ishyamba, almost every one of them niba manipulators. Iyo muri kuvugana babigize abana beza bakubeshya ko bagiye kuguha opportunity ukeneye, ubundi wamara gusinya contract cyangwa ku munsi wa event bigira nkaho batakuzi. Hanyuma iyo ushatse guharanira uburenganzira bwawe bagenda babeshya ko usuzugura wiyemera ndetse bakuzamuye, kandi benshi muri bo nabo bitambika hagati y'umuhanzi n'ibigo bitera inkunga cyangwa ibya leta, bigize abakomisiyoneri n'abahanzi bakabeshya ko abahanzi bose ari abasinzi kandi ko ari bo bonyine bazi kubahandoringa. Ubundi cyari impamvu nahisemo kureka gukora show nyinshi ndetse nkareka gukorana nabo. Ari kuvuga abategura ibitaramo hano mu Rwanda. Irene nawe Irene yavuze nawe byinshi. So iyi saga ya Ken Solo ishobora kuba iri buze kugira icyo isobanura. Ese ibaruwa Yago yandikiye Paul Kagame iraza kuba hari icyo itanga, hari ikintu na kimwe iri buze gusobanura? Ibyo ngibyo umuntu yabyibaza akavuga ati reka dutegereze turebe amaherezo. Ni ibaruwa ndende ariko ndayicamo ibice. Ibaruwa ndende Yago yanditse rwose yihuse cyane ahita ayihereza Paul Kagame. Yanditse ati nyakubahwa Paul Kagame, yamutaginze, waduhaye igihugu
turagushimira uduha amahoro, turagushimira uduha amajyambere, turayagushimira, udutoza kugira ubumwe, gukunda igihugu n'umurimo. Ati turabigushimira, ariko rwose nyemerere nkusaba ikintu kimwe gusa. Umuhanzi nyarwanda arasuzugurwa cyane, ni ukuri dufashe. Ayo ni amagambo ya Yago yivugiye ubwe. Ati ku buryo ibintu umuhanzi akorerwa hano iwacu ni agahomamunwa, niwe uririmba atishyuwe kandi umunyamahanga yishyuwe mbere y'uko anagera i Kigali cyangwa akahagera ahita yishyurwa, niwe wamburwa aho yakoreye n'abamukoresheje. Nyakubahwa, uherutse guhesha mwarimu agaciro kandi twarabashimiye cyane. Nk'uko udahwema kumva abaturage ubereye umuyobozi, turagusabye ngo akarengane umuhanzi akorerwa karangire. Ikibabaje ni uko iyo hagize umuhanzi uvuga ibitagenda neza ahita yitwara kirara n'ibindi mu buryo bwo kumubuza kuvuga. Thank you his excellent. Kaye nguko ntago nayirangiza ni ndende, ariko wenda umuntu yafata mu bice tukavuga tuti kubera iki abahanzi nyarwanda basuzugurwa, kubera iki se uyu munsi wa none abategura ibitaramo, entertainment muri rusange izazamo ndetse ikagaragaramo ukwiyemera gukabije, haba ku bategura ibitaramo. Ibi ngibi biraza gufata impande zombi, haba ku babikora neza cyangwa abatabikora neza. Ibi byose rero twagakwiye gushyira umugozi umwe ndetse n'abatesha agaciro umuhanzi. So ibi ngibi biraza kongera kandi kwerekana ikindi kintu, nibifate umuhanzi gusa, ahubwo bijye no mu yandi ma services. Ariko uyu munsi turi kuvuga kuri cancel, ibi byose bifate na media yose. Hari abanyamakuru babaho gutyo, ugasanga arakora ariko ugasanga nawe nta mafaranga abona. So cancel rero ikibazo cye kikaba cyongeye gutuma abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Irene yavuze ni benshi cyane. Iyi baruwa ya Yago hari impinduka biza kugira. Jya muri comment utwandikire. Nitwa MC Robert ngwaye ikaze kandi ubwira ko ukora subscribe kugira ngo amastory atandukanye akomeza kugeraho 5 kuri 5. Ibindi murabizi aho duhurira ni hahandi. Thank you so much, I love you.